ubwo sindagira nkubaze wari wagiye kumara yiki umuntu w'umumama yifata ajyana umugabo we kumufungisha nkaho atari umugabo we sibundi mwarasezeranye ariko niko indaya mwabaye siko nanga ababye nkayarinya nta soni indaya mbaye nta soni ucyandaya wambwa akazi we navuze ko isura ngomba kuyindura nkayigira umukara ariko ugomba kumbona soni cyagure musuzugura kureba ibyo bisatsi byawe uri kubireba hameze nk'ahanjye ani soni ndivye umusatsi wanjye mwita amagara ufishe witonde ongera witonde nkakubona kuri ngeze none nari nkurwaye ariko none nari nkurwaye nari maze igihe ndwaye kuri kanza kiri kugenda kandi baradutegereje rwose barimo kuntunze cyane ariko muri umunange arahita ava mu byo naramukabona bamutipe kabisa nubwo ariko ko byanga yuko tuzi naho muri iki cyaro cyaherera abandi ndabizi neza ko arahita abyemera afite intebe nziza iwacu tutagira nuko umugabo ajya ntazahabaga rwose arahita yemera bagiye bari bangiye vuba bakabambuka kuko igihe cyagiye rwose Samana wahageze kare mbona hageze kare mu suko ndebwe murabona igihe mwahimbye nawe kuko nari nzi ko ufite gahunda cyangwa se wampamagaye uranje kumpamagariye umeze mama nawe mba ni surprise ako wa mukobwa nawe izo miri prise zawe za buri munsi uhora unjyanamo mama nawe umva izo uyu munsi zo zirarya sikuntu ari sawa ahubwo ntuzibona umva uri bunantera uyu munsi ubwo twateze twakabaye twagiye Vedete se stai verdura o guarda. Amakuru se. Hari gutegereye. ari tubasuye Kadita reka dutebe twicara tuganira. Ati twitse. Kada jarba. Hano nta kibazo muri sanga rwose shiriya ibabwira aha ni iwanjye hano hantu heza bararya bakamumva siko nadasawa nta cyahatwaye Suburiye abantu babaza amasaha gahe hano hantu ubu kadogo bari kadogo cyavadara wakira bashuti vabo murakoze akose mwana we uzanye inzoga umuntu asoma ntirenga umuhogo kwari uzi ko abakecuru twikundira kagwa umuntu asoma gusa agatura umubu ese bukecuru buriya kugira ngo idahakagwa kaba kabuze abo kaba kabuze buriya ahubwo urebye kuntu wambyariye umukobwa mwiza cyane rwose
umukunzi wanjye nkunda kandi cyane, turimo no guteganya mbese no kurushinga. Ntabwo nakuzanira ibintu bibe bakandisha intoki hoya, uri kugira ngo nguhe agaciro nawe ubibone. Urakoze cyane gushima. ariko sheri utagushimira warengaye rwose bitewe n'igihe tumaranye kandi n'ibintu byinshi bimaze kukwigiraho rwose ni neza kabisa. Gusa sheri nari mbazanye ngo tuyanire kuri ya gahunda yaba ariyo ya miripurize washakaga kumbwira se? yego mama niyo nakubwiraga. Yari yarabibabwiyeho se? Oya ntabwo yari yarabibabwiyeho se ubwo? Nawe yaba yaramwimukiye gusa ntabirenze pe. Urumva nashakaga kugira ngo mbimure tujye gutura mu mujyi, tuve mu buzima bwo mu cyaro. ntacyo bitwaye? Ntacyo bitwaye gusa nyine ntabwo ari ugupfa kugenda, ni ukumanza nyine tukagurisha hehe hari iwanyu, nanjye ahangaha iwanjye mabona ko nzaba nahagurishije. Ako si ubundi wa musore we urinda watubwira ngo tugurishe koko? Hari akazi uzaba uduhaye mu mujyi ngo dukore basi? Njya numva ngo abantu bo mu mujyi ngo bajya kugura ngo miti y'ibishyimbo, ngo udutoryi twijana, ngo utunyanya, udutunguru. Ariko reka twebwe ibyo ntabwo twabigura, gusa ntabwo twabishobora, iwacu turabyihingira, tumenyereye kwikorera mu byo ntabwo twabikora. yewe nimba ari ibyo ntabwo nabyemera, ariko kuko ariwo uzatwimura nawe no kugurisha isambu yanjye. Erega bari baravuga ngo ushaka ibyiza araheba. Reka nkubwire, inaha turahinga pe ibishyimbo tukabisarura, ibintu byose tukabibona, ariko nawe ntuba kuri kaburimbo sibyo? Ubu se wanyu mutuye mu etaje, ugomba kuza tukaba mu etaje ukumva uburyo ariko binameze kugira ngo erega wa musore nangize bose si ibyanze kwigwa njya mu niga ahantu heza, ariko ikintu uri kuvuga ngo kugurisha rwose ntabwo ushobora, ahubwo wowe ikintu kizima kiriho sibyo? wowe uratubwira amafaranga ufite ayo ushigaje tukongerera, rwose dufite inka nyinshi ntabwo twazibura, ntabwo twabura kukongerera rwose.